cyane. Give them a hand clap. And some of them thank them on our behalf. Somebody should thank them in Some thank them in Chiavan. Amen. Amen. Try to thank them. Thank them. Especially Kivu Belt Village tours. Murakoze cyane abashu. N'abanyeshuri turabashimiye mwabashije kudushimisha cyane. Mwatumye twishimye twadukumbuye ibi bintu harimo abantu benshi batazi ibintu by'umuco wa Kinyarwanda. Ariko mwabashije kudufasha mutwereka ibyo bikoresho bya Kinyarwanda muratubyinira mubereka n'ibyo kurya bya Kinyarwanda. Ni ibintu byari bishimishije. Twishimye rero n'ubutatu zabazanira abandi kandi hari icyo bizabafasha namwe nk'abantu batuye hano. Ndakeka byinshi bababwiye bababwiye ukuntu twishimiye kuzakomeza gukorana namwe no kubafasha nkuko namwe mwadushimishije. Ndakeka bizakomeza kuba byiza dukomeza kujya turabura cyane. Let them just get organized. So they continue with the dancing, but let them get organized, especially the singers and the dancers, so they can become organized. Bari bifuje kubabwira nuko ibintu mukora ni byiza. None byiza cyane pe kandi byanakura n'abantu benshi. Buryo namwe abantu muturiye hano bishobora kubinjira. Ikintu twifuza natwe nuko mwagira uburyo mwiyegeranye
mukazajya muri iyi ndirimbo mwese muzi kubina mwese mukaririmba indirimbo zimwe zimeze neza mwarepese mukabyina ibintu mwarepese ibyo ngibyo binashimisha abantu babasuye kuko baba bari kubona ko ibintu muri gukora mubizi no gutya iyo abantu baje kubasura akabona uyu nguyu ateye indirimbo ye n'urateye indi ushime cyane umumera amashyi kenshi ntabwo biba byoroshye kuko n'umwarimu wanjye yaranyigishije ntabwo ko ndi mukuru wanjye kuko hariya muri nanjye narahanyuze ariko ibi ngibi bari akenshi iyo twiga turiga ariko habaho no gushyira mu bikorwa ibyo wize rero wenda nko muri make mu makitivite twateguye kubona numva menshi twayinzemo ariko ntabwo twese twabibonye hari aho bigeze hari aho byatangiye no gukeneye kugira rero uhereye wenda kuri big eating experience banana day experience local food cow milking experience na traditional dancing na storytelling nubwo food twayizeho numva rero nk'icyifuzo izo feedback no kunyabanwa akora kare rero muri feedback tuzakora no cyifuzo no kubasaba uko mwabonye izi activity buri muntu yazibona muri feedback mwazazegeranya mukaba mwazintereye umugabo noneho nkazaza urumva nk'iyo organization kuna kantu kusura wenda no kuri local food harakandi n'utundi izo feedback ndizo ako nako buri kongeye mu utakaza ure voka zihanga uko tari ariko zirahari rero birango niyo mutaha no kwigorora ariko ku buryo murakoze cyane rero ubwirindi okay, thank you very much. Now we are going. So for those who are going, there are two ways. For those who need to go over the auto, over the taxi, those who want to hike again, you can still, no problem. There is a choice. It's 2 hours. Choice is yours. Okay? Yeah, the choice is yours. 1.5. Okay? We have finished the activities, so now you are going to go wherever you want. Right. 1.5. We meet on Monday, isn't it? Oh yeah, Tuesday. 1.5.